Okay guys, tugahe ikaze kuri channel yacu. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kuva muri group ya WhatsApp igihe wagezemo utabishaka cyangwa se ukaba udashaka ko wayigumamo. Kore subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo utazacikwa na video z'ubutaha. Hanyuma rero twihuse, uraza ufungura application yawe ya WhatsApp nk'ibisanzwe. Dore ni iyi ngiyi. Hanyuma uyikandeho. Numara kuyikanda urategereza biterwa na internet ufite. Nimara gufunguka urazita ukanda kuri groupe ushaka kuvamo. Njye namaze kuyikandaho. Numara kuyikandaho nk'ugiye kwandika, urahita uza ukanda hano hejuru ku izina ryayo. Hano natunze udufresh dutatu. Hanyuma numara kuyikandaho uraza guhita utungukirana umeze gutya, bakwereka izina ryayo ndetse n'abantu barimo. Hanyuma uraza kumanuka hano hepfo, uze hano handitse ngo exist group kuri no bara ry'umutuku. Iri ngiri natonzeho udufresh tubiri handitse ngo exist group, urarikandaho. Numara kurikandaho barakubwira izo option eshatu, uvuga ngo exist group, ya kabiri ngo cancel, ya gatatu ni exist and delete form. Hanyuma iyo ushaka ko wava muri groupe yawe, ushaka kuyivamo gusa ntuyisibe ikaguma muri telefoni, ukanda kuri iyo option ya mbere yanditseho ngo exist group. Iyo ivuyemo ukomeza kubona abantu barimo ariko ntubone ubutumwa bwabo cyangwa se ngo ube wabwohereza. Ushaka kubigumamo ukanda hano kuri iyo option ya kabiri yanditseho ngo cancel, ukakansoringa ukayigumamo. Ushaka kuyivamo uhita unayisiba ukanda kuri iyi option ya gatatu. Hanyuma rero ugiye nshaka kuba nayivamo nkanayisiba, ndahita nkanda kuri iyo option ya gatatu ntunze udufresh tubiri, ukanda kuri exist and delete. Hano bise bambwira ngo delete this group, bambwira ngo also delete media received in this chat from device gallery. Nuramuka uyisibye ntabwo uzongera kwakira amafoto cyangwa se video ndetse n'ibindi bintu byose byoherejwe muri iyi group. Hanyuma ushaka kubikansoringa ukanda hano, ushaka kubisiba ukanda hano handitse ngo delete group natunze udufresh tubiri, tukandaho gutya group yawe iraba bamaze kuyivamo wanayisibye. Ni gutya rero bikorwa. Twabanyirize ko kuzi subscribe, like, share na comment. Niba hari ikibazo ufite byandika muri comment tukagufasha.